Ni mu masaha y'umugoroba Gerard rero ajya kureba sheri we aba amukumbuye rwose. Akigerayo rero bahura uyu mukobwa ari gusohoka mu nzu agiye kugenda. Naho rero Gerard ati ariko sheri nari nje kugusura, agenda amwegera rero ajya kumuhobera, maze uyu mukobwa akamusunikira kure ati ariko ubundi wowe nzakubwira ngeze hehe? Ndakubwiza ukuri rwose ko nta mwanya ugifite mu mutima wanjye, ubu narangije kuba umugore w'undi muntu, dore impeta ndayambaye, ubu ndi fiance w'undi musore. Naho Gerard ati oya ntabwo bishoboka, niba rwose ugira ngo wumve icyo mvuga humura rwose ntacyo navuga kuko ndabizi ko utabikora imyaka tumaranye yose. Naho rero uyu mukobwa ati ariko ibintu ndi kukubwira ntabwo ubyumva, njye nawe byararangiye, ubu rwose mfite undi mukunzi ndetse nditegura ko tuzabana, ndamukunda cyane, wowe rwose sinkigutekereza ndetse nta kintu kikiduhuza habe na gitoya. Gerard rero akomeza kwensista dore ko rwose abatunguwe n'ibi bintu. Uyu mukobwa baba bamaze imyaka myinshi bakundana ndetse rwose bariyemeje ko ari we bazabana, kumwereka rero impeta y'undi musore ndetse akamubwira ko ibyabo byarangiye ntabwo biba byoroshye ko yahita byakira kano kanya. Gusa rero uyu mukobwa abona nyine Gerard akomeje kumubuza kwinjira mu modoka, amubwira ati hoya rwose banza umbwire ibintu uri kumbwira kuko simbyumva neza. Maze uyu mukobwa agakoma akaruru ati umusore ntazi arashaka kumfata ku ngufu. Abagenzi rero baba bari kwigendera hano bahita baza biruka baza nyine gufata Gerard, maze uyu mukobwa agahita yinjira mu modoka akigendera. Nabo rero basigara babwira Gerard bati nawe uri umwe muri ba basore biruka bafata abakobwa ku ngufu, bashaka kumukubita rero maze agatangira nyine kwisobanura, bagera aho bakamwihorera maze agataha. Mu by'ukuri ataha yabonye ko uyu mukobwa yamwanze koko bya burundu ku buryo ndetse yifuza no kumuteza abantu bamukubita. Gerard rero akigera mu rugo agahinda kaba kamwishe, aba ari kugenda arira kandi ari umuntu w'umusore, kwihangana biba byamunaniye. Yicara muri sari we maze agatangira gutekereza, nubwo ibitekerezo bitaba biri ku murongo habe na gato rwose, aba ameze nk'umuntu wacanganyikiwe. Aba yibaza ukuntu umukobwa yakunze akamuha ubuzima bwe bwose, akamuha buri kimwe cye, yaba amukoze ibi bintu ntabwo rwose aba ari kubyumva. Aba yibaza niba arota, yakwireba muri miruwari agasanga rwose arakanuye, yakwirya urwara akababara, mbese aba rwose ibintu biri kumubaho byamuyobeye. Akomeza rero gutekereza maze agafata umwanzuro ko atagomba kuguma muri uyu mujyi kugira ngo hato atazibeshya akongera guhura n'uyu mukobwa, kuko rwose aba yumva atifuza kuzongera kumubona ngo bimubabaze. Abavuga ati ahari icyazana sinzongere kumukubita amaso. Gusa nyine agahinda kaba kamwishe, ibyemezo byose aba ari gufata aba ari kubifatishwa nyine n'umujinya aba afite ndetse n'umubabaro biba byamurenze. Atekereza neza maze akibuka ko mu wundi mujyi haba hari umusore w'inshuti ye biganye, inshuti ye magara, maze agahita afata umwanzuro wo kuzinga atiriwe rwose anamuteguza, maze agafata varize akajya kumureba. Aragenda rero agakomanga, ku bw'amahirwe rwose asanga uyu musore nawe ari mu rugo. Adame rero arasohoka, niwe nyine uyu musore Gerard aba agiye kureba, bagikubitana amaso bahita bahoberana, maze agahita amubaza ati none se ko ndeba noneho ufite n'ikivarize? Naho Gerard ati ibyanjye byose ndabikubwira ndi mu nzu rwose nicaye. Barinjira rero maze Adame ati ariko rwose hari hashize igihe nari ngukumbuye. Naho Gerard ati nanjye nuko, gusa nyine ntabwo rwose ndi kugenzwa n'amahoro. Baricara rero Gerard agatangira kubwira Adame ibintu byose byamubayeho, dore ko Adame nawe aba azi uyu mukobwa neza. Naho Adame ati hoya ntabwo bishoboka, uriya mukobwa se niwe wagukora ibyo bintu? Gerard ati cyane yarabinkoze rwose, tekereza ko kubera ukuntu byantesheje umutwe ntaye akazi nkavuyeho rwose ntanagasezeye, ibintu byose nari mfite muri uriya mujyi ndabisize, kuko ikintu cyose cyanyibutsa uriya mukobwa cyangwa cyazatuma nongera guhura nawe ntacyo nifuza mu buzima bwanjye. Adame rero aramubwira ati ihangane, gusa nyine ndabizi ko uri n'umuhanga mu busanzwe, akazi ko n'ubundi na hano uzakabona, wowe tangira ushakishe akazi uzakabona nta kibazo. Naho kuba uri hano urabizi byo ko bitambangamiye habe na gatoya, uryame uruhuke ufate amafunguro neza, mbese wumva utuje kandi wumva utekanye, urabizi ko umeze nk'umuvandimwe wanjye. Ubwo rero urabizi nyine ko kwakira rwose nta kibazo kirimo. Gerard rero aramushimira maze agatangira kumubaza amakuru nyine, ubwo batangira kubwirana amakuru arambuye.
Umunsi rero wakurikiye, Gerard arabyuka akajya mu gasiporo ngo arebe ko nyine yabasha gutuza neza, dore ko rwose aba yumva mu mutwe we ibintu bikivanze. Ari kwiyirukira rero yibereye mu gasiporo nyine, ajya kubona akabona umukobwa mwiza cyane nawe uba uri kugenda yiruka ari wenyine. Gerard rero ariruka akamugera iruhande maze akamureba mu maso, ahita abona uyu mukobwa ari mwiza birenze, gusa ntabwo abasha kumuvugisha kuko uyu mukobwa ahita yongera intambwe maze akiruka cyane. Gerard asigara ari kumutekerezaho. Ni ubwa mbere aba abonye umukobwa ahari mwiza mu buzima, ni nka ko navuga aba abonye uyu mukobwa maze agakomeza kumutekerezaho rwose. Ataha rero akiri kwitekerereza kuri uyu mukobwa aba yabonye, isura ye ntabwo iba iri kumuva mu mutwe. Akigera rero muri salo ahita asanga Adame ari gutongana n'umukobwa. Uyu mukobwa rero rwose uba ari na mukuru aba ari kubwira Adame ati ariko rwose twarakwiyamye ku mukobwa wacu, ntuzongere kuza umushaka. Ubundi uramubaza iki? Uramushakaho iki? Uriya aracyari mutoya rwose, ntabwo kandi mukwiranye, dore ko n'ubundi uhora nyine uhinduranya abakobwa nk'uko uhinduranya imyenda yawe y'imbere. Ntabwo dushaka ko umwana wacu ujya kumwinjiza muri iyo miruho yawe, dore ko rwose n'ubundi utajya ufata icyemezo cyo gukunda umukobwa umwe. Naho rero Adame ati ariko njyewe nyine murumuna wawe ndamukunda cyane, sinibaza impamvu uba wanga ko dukundana. Ni uko se wowe nakwanze kubera ko nagukatiye, niyo mpamvu udashaka ko nkundana na murumuna wawe? Naho rero uyu mukobwa uri gutuka nyine Adame ati nyine impamvu rwose ntashaka ko ukundana na Latifa nta yindi, ni uko mbizi yuko nyine nawe uzamukora nk'ibyo wankoze, nk'ibyo wakoze abandi imbere yanjye. Ndakuzi, ndagusobanukiwe, reka murumuna wanjye. Baratongana rero bigashyira kera. Naho rero Gerard we abona nyine ko bamenyeranye, maze akicarira nk'ariya akabihorera maze bagakomeza bagatongana. Basoza rero gutongana, uyu mukobwa akagenda ariko arakaye, maze Gerard agahita abaza Adame ati hanyuma se bimeze bite kuri ya mukobwa numvaga kwiyama ngo ntugakundane na murumuna we? Naho rero Adame ati uriya mwihorere rwose, twarakundanye biranga, nikundira murumuna we, none nyine ntabwo aba ashaka ko dukundana. Niba ari ugufuha ntabwo mbizi. Naho rero Gerard ahita amubaza ati murumuna we se ni mwiza? Ati nkivuga umukobwa mwiza, ati ndi muri siporo nabonye umukobwa mwiza w'icyuki, ntakubeshye nahise nibagirwa ibihe ndimo maze ntangira kumutekerezaho. Uzi yuko namurebye hafi rwose kumutaha amaso, uzi ko nari ngiye no kumukurikira aho ataha ngo ndebe nyine ahantu aba atashye. Ntakubeshye namurebye ndacanganyikirwa, gusa nyine sinigeze mbasha kumuvugisha kuko yahise andusha intambwe. Ariko ndakubwiza ukuri, uriya mukobwa ni mwiza cyane. Naho rero Adame ati nyamara nawe rwose wagira ngo ntabwo uri siriyasi, ibibazo urimo urabona koko ukwiriye kugenda ureba abakobwa? Banza utuze, banza nyine ukiranuka n'ibibazo urimo. Naho rero Adame ahita akomeza abwira Gerard ati naho byerekeranye n'uriya mukobwa wantukaga rero, murumuna we ni icyuki ku buryo ntashobora kumureka. Ni umukobwa mwiza cyane, nta mpamvu n'imwe rwose yatuma amureka. Navuga nyine ariya magambo azagira hashire. Icyo nzi cyo nuko nyine uriya mukobwa agomba kuba uwanjye, nta kintu na kimwe cyatuma rwose ataba uwanjye. Bahita rero bavuga bati ibyo reka tubyihorere, ahubwo reka tujye kwitegurira amafunguro. Bahita bagenda rero maze bakajya mu gikoni bagategura amafunguro, maze bakaza bakicara ku meza nyine bari gufata amafunguro. Adame rero atangira kurangira nyine Gerard ahantu yadepoza, dore ko nyine uyu musore aba ari n'umusore uzi ubwenge cyane ku buryo nta kazi na kamwe kaba kamunanira, cyangwa se ngo habe hari aho yakora ikizami maze bamwime akazi. Umunsi wakurikiye rero Gerard ajya muri siporo nanone, asanga rero Latifa ahantu aba ahagaze yananiwe nyine, maze ahagarara yisunze igiti kubera ko yararushye cyane. Uyu munsi rero noneho Gerard nyine yishyiramo akanyabugabo maze akagenda amwegera aramubaza ati umeze neza? Naho Latifa ati hanyuma se njye nawe turaziranye? Gerard ati oya ntabwo tuziranye, ariko undi munsi washize twarahuye nyine uri muri siporo. Latifa ati hanyuma se ibyo byaguha uburenganzira bwo kunyegera
maze ukaza kumvugisha. Gerard ati ariko nta kibazo cyanjye rwose, ndifuza ko twamenyana. Naho Latifa amureba nabi agahera ku kirenge akageza ku mutwe, ati abasore nkamwe ndabazi, ubwo nyine wabona utabuze ibyo ushakaho. Naho rero Gerard araseka ati ibyo ngushakaho, ubu se koko naba ngushakaho iki? Ahubwo se waretse nyine tukajya hari ahantu muri resto yegereye hano, maze tukicara tugasangira akantu, ubundi tukaniganirira, ko mbibona ko nawe rwose wamaze kunanirwa, nanjye kandi nuko ndananiwe. Akomeza rero kwinsista, maze uyu mukobwa agahita amubwira ati ngaho ngwino tugende, nko kumwikiza nyine. Baragenda rero bakajya muri iyi resto. Uyu mukobwa rero akomanda ibyo kurya, maze akaryoherwa koko, aba yumva amafunguro ya hano aryoshye cyane, dore ko nyine aba avuye no muri siporo, aba ashonje, inzara yenda kumwica. Abaza rero Gerard ati hanyuma se nawe waryohewe? Ntabwo aba ari kumureba, aba ari kwirebera mu byo kurya bye. Yumva rero uyu musore atamusubije, maze agahindukira ajya kumureba. Yahindukira agasanga uyu musore ari kumureba, amaso ari hafi kumuvamo, ntabwo ari guhumbya, nta nubwo ari gutekereza. Ahita amucisha ikiganza imbere ati urahari, uri muzima se? Naho rero Gerard amera nk'ukangukiye hejuru ati yego rwose ndahari. Naho Latifa ati none se uri kundeba iki? Nta nubwo wigeze ukora ku mafunguro yawe. Gerard ati reka nze nyafate, gusa nyine nari nakomeje kukwitegereza. Latifa ati wandebaga ikize? Gerard ati narebaga nyine ukuntu uri mwiza, ntakubeshye nkubwije ukuri kose kundimo, kuko rwose kubeshya si ibintu byanjye. Uri umukobwa mwiza, urakunditse, mbese wankuruye ku buryo ntabwo rwose nari nkibasha gutekereza icyanzanye hano. Nari nakomeje nyine kukwirebera, amaso yari yanze kuvaho rwose. Urakunditse cyane, uri mwiza, ntabwo umuntu yakureba ngo agukureho amaso. Uyu mukobwa rero ahita aseka ati ariko rwose nawe ubu se utabeshye, umuntu ubonye inshuro ya kabiri, ko wambwiye ko hari n'inshuro wambonye uretse ko njye ntakwitayeho icyo gihe, urumva koko wamenya niba akunditse, niba ari umwana mwiza, ibyo byose uri kuvuga urumva waba ubimenye. Naho Gerard ati ijisho ryanjye ntabwo rijya rimbeshya, ibyo byose ndi kukubwira ni ukuri kandi nabibonye rwose. Latifa rero atangira kumubwira ati reka ibyo tubyihorere, gusa wakoze cyane kunzana hano, amafunguro araryoshye. Hanyuma se ubundi nyine wowe hano hantu ntabwo nari nsanzwe mpakubona? Naho Gerard ati yego, ntabwo ndi uwa hano, navuye nyine mu wundi mujyi nza hano. Naho Latifa ati ntabwo bishoboka, gute se wava muri uriya mujyi n'ukuntu bavuga ko ubuzima bwaho bworoshye, ibintu byaho byose bimeze neza, maze ukaza muri uyu mujyi w'umuriro, aho ibintu byose bigoye, ubuzima bugoye, byakugendekeye biteze? Naho rero Gerard atarasubiza, Latifa ahita amubwira ati ntumbwire ko rwose ari nko kubera umukobwa, ndabizi nyine nta kindi kintu cyatuma umusore w'umujene nkawe mwiza, wari ufite akazi ndetse ufite n'ubuzima hariya, nta kintu cyari kugukurayo kindi uretse nyine inkuru y'umukobwa. Naho rero Gerard aseka ati hoya, ntabwo ariko bimeze, nahakuwe nyine nuko hano nari mpabonye akazi keza kurenza ko nari mfite hariya. Latifa ati hoya, ntabwo bishoboka rega, ntabwo rwose wankumvenka, ibyo byo ntabwo bishoboka. Naho Gerard rero aseka ati cyakoze wamvumbuye, nibyo rwose, hariya nahakuwe n'inkuru y'umukobwa. Naho Latifa ati nari mbizi, nta kindi kintu kijya gituma rwose umusore acika intege akaba yasiga ibintu byose afite uretse umukobwa. Byagenze biteze? Yakwiciye imbwa cyangwa yakwiciye ipusi? Abanabivuga nyine aseka, wumva wagira ngo utuntu dusekeje. Naho rero Gerard ahita yijima, maze akamubwira ati hoya, iyo biza kuba ibyo ngibyo ntabwo byari kuba ari ibintu bikaze, ahubwo nyine igihe twakundanaga yakundanye n'undi musore kandi nanjye turi kumwe, biza no kugeraho uwo musore wundi amwambika impeta, bemeranya kubana kandi nanjye tukiri kumwe, atarambwira yuko ibyanjye nawe byarangiye. Latifa cyumva ibi nawe ahita yijima, kwa kundi nyine yari yabigize burage, ahita yumva ko ari ibintu bikomeye, maze akarambika hasi amafunguro yari afite, agatangira kwitegereza uyu musore, kuko aba yumva ibintu yanyuzemo ari ibintu bikomeye cyane. Latifa rero ahita abaza Gerard ati none se ubu tuvugana yakoze ubukwe? Naho Gerard ati cyane rwose, ubu byararangiye yakoze ubukwe. Naho rero
Latifa ati none se wajya gutekereza ko mwazakorana ubukwe? Gerard ati yego, numvaga rwose ariyo nzira. Naho Latifa ati none se waba warigeze umuganiriza kuri icyo kintu? Gerard ati yego. Ati none se wabonye abifata ati? Wabonye nawe ashaka ko mwazakora ubukwe? Naho Gerard ati niko mbikeka. Naho Latifa ati niko bikeka ariko ntabyo uzi, ahari wabona nyine atari nayo gahunda yari afite yo kuzashakana nawe, kubera ko nyine abakobwa benshi bakunda nyine abasore bababwira yuko bifuza kuzabara nabo, ndetse akamwereka nyine n'inzira bigomba kuzacamo. Niba rero we waricecekeraga mugakundana gutyo gusa, kandi nyamara we abona igihe cyo gushaka kigeze, birumvikana nyine ko yagombaga gushaka uwo bari kubyumva kimwe muri ako kanya. Gerard ati ntabwo ari uko bimeze, ahubwo ni ukuvuga ngo abakobwa benshi banga nyine abasore baba bararuhanye ndetse baba barakomezanyije urugendo, maze bakishakira nyine abasore baba baramaze kugerayo. Iyo nyine hari uwo abonye wamaze kwiyubaka, n'uwo nguwo ahita yishakira, maze wowe nyine ukiyubaka akaguta mu nzira atyo. Latifa rero aramubwira ati gusa nyine ihangane, ibyo bintu nyine birumvikana birababaje. Niba ari we mukobwa umwe gusa wari warakunze mu buzima bwawe, birumvikana ko bibabaje. Gerard ati cyane, niwe mukobwa wenyine nigeze nkunda, niwe nahaye urukundo rwanjye rwose, ndetse ni nawe rwose numvaga tugomba kuzakomezanya n'ubundi buzima. Gusa we ntabwo ahari ari uko yabyumvaga. Latifa rero ahita atangira kumuganiriza ibindi nyine kugira ngo bave muri izo nkuru zibabaje, dore ko bose bari batangiye kwijima, ubona rwose banatangiye kubihirwa. Bakomeza rero kwisangirira, maze uyu munsi bagahana n'amanimero kugira ngo nyine bazajye banavugana. Gusa nyine bakomeza kuzajya banahurira aha hantu babaga bari gukora siporo, ndetse bakajya gusangirira no muri aka ka resto kari kegereye aha hantu bakoreraga siporo. Umunsi umwe rero Gerard ndetse na Latifa baba bagiye gusangira ko kunywa, bicaye nyine bari gusangira, kamara rero kubageramo, noneho bagatangira kuganira rwose babwizanya ukuri. Latifa rero abaza Gerard ati ariko se ni iki cyakumaza ubwoba ubundi umunsi wa mbere uza kumvugisha? Naho Gerard ati ntubizi se ko ari itegeko ko abantu bose bakorera siporo yo kwiruka hamwe bagomba kurebana maze bagaseka, ni nkaho nyine baba baziranye, ni itegeko ko rwose bagomba nyine kuvugana kandi neza. Naho Latifa ati ntabwo wowe rwose ariko byari bimeze, kubera yuko ikigaragara ukuntu uba undeba ntabwo ari iby'umuntu wirukankana n'undi. Iyo nkurebye njyewe mba mbona wagira ngo urankunda. Naho rero Gerard ati wabimenya ahubwo urabimvugiye, kubera yuko nta n'utagukunda, uri umukobwa mwiza kandi buri musore uwo ari we wese yakwifuza kugukunda. Nanjye rero ni muri ubwo buryo wankuruye, maze nza wese ntakubeshye rwose ndagukunda. Latifa ati rero waribeshye cyane rwose, ntabwo ndi umuntu mwiza wo gukundwa, warayobye. Naho Gerard ati none se ufite umukunzi? Latifa ati ntawe nemereye gukunda, ariko nyine mfite umusore wirirwa anyirukaho, umusore nyine wambujije amahoro. Gerard ati ariko nanjye nkunda kompetisiyo, ntabwo rwose nakwicara gutyo gusa. Niba hari nyine upfa kuba utaramwemerera, ubwo nyine uzareba ugukwiye muri twebwe niwe uzabyemerera. Latifa rero araseka, dore ko nyine bose ako kunywa kaba kabagezemo, baba bari kujya bavugisha ukuri rwose, nta n'umwe noneho uba uri kwijijisha, kuko buri wese aba ari kuvuga ibintu uko abitekereza. Latifa ati ariko rwose nanjye iyo ndi kumwe nawe mba numva nishimye, mba numva nirekuye, mba numva nyine rwose naryohewe n'ibiganiro byawe, biraryohera cyane. Bakomeza rero kuganira, ukabona rwose bahuje, baba bari kujya barebana, ukabona bari no hafi rwose gusomana, bakegerana cyane. Gusa ku bw'amahirwe bakongera nyine bakongera bakajya kunywa akantu kabo baba bari kunywa. Bataha rero
kabagezemo rwose, maze bagataha bafatanye bagenda bagwirirana. Bagera rero ahantu mu muhanda maze umwe akagwa ku wundi, barangiza bagahita bahoberana mu buryo rwose bataba bazi, maze bagahita batangira gusobana. Naho rero Gerard agahita abwira Latifa ati ndagukunda cyane, bose gusa baba bafite nyine ikiri kubavugisha birumvikana. Naho Latifa ati nanjye nuko ndagukunda cyane, uriya musore wundi mba mbona nyine atari uwo kwizerwa. Naho rero Gerard ntabwo rwose aba anabyitayeho, bikomereza gahunda zabo kugeza nyine igihe bageze imbere y'iwabo wa Latifa, maze Latifa akinjira mu rugo agenda atemba, Gerard nawe agakomeza ajya nyine iwabo, dore ko rwose baba bagiye muri siporo kare cyane bakayivamo maze bakajya kwisangirira, mbese uyu munsi wose baba biriranywe. Gerard rero we agera mu rugo agasanga Adam yari yamubuze, yamushatse aramubura, dore ko na telefone aba yayitaye mu rugo. Adam akimubona ahita amubaza ati Gerard wari urihe rwose aya masaha? Naho rero Gerard ati nari ndi muri siporo. Adam ati hoya rwose ntabwo bishoboka, none se wirutse igihugu cyose? Gerard ati ariko wundi ko numva uri kuncunga cyane, wowe se uri umubyeyi wanjye? Naho rero Adam ati ariko wibuke ko uri nk'umuvandimwe wanjye, hagize ikikubaho se ababyeyi bawe nababwira ngo iki? Naho rero Gerard ati Imana ishimwe rero nta cyambayeho. Ahita amucaho maze akajya kwiryamira, agenda nyine atamuvugishije. Birumvikana ko Adam nyine aba yababaye kubera ukuntu aba yamutegereje n'igihe aziye akaza amubwira nabi. Buracya mu gitondo rero Gerard akabyuka ahita ajya mu gikoni agategura ibya mu gitondo, amafunguro ateguye neza cyane. Adam rero amara kwambara agiye ku kazi, maze akiva mu cyumba Gerard agahita amubwira ati ni karibu naguteguriye ibya mu gitondo. Adam ati banteguriye ibya mu gitondo? Ahita atambuka akegera ameza maze agatangira gupfundura ibisorori, asanga rero amafunguro ateguye neza cyane. Gerard ati nyine ni karibu icara maze ufate amafunguro. Adam ati kubera iki se wakoze ibi byose? Gerard ati nk'ibisanzwe n'ubundi urabizi ko nkunda guteka, gusa nanone nagira ngo nanagusaba imbabazi z'ibyaraye bibaye nimugoroba. Baricara rero batangiye gufata amafunguro, maze Gerard ati rero ejo nyine nari ndi kumwe na Latifa, gusa ntabwo Adam amenya ko Latifa Gerard ari kuvuga nawe ari wazi. Ati ni umukobwa nyine mwiza tujya duhurira muri siporo, uyu mukobwa rero tumaze rwose kumenyerana cyane, ubwo rero twari twasangiye akantu. Naho rero Adam ati nari mbizi rwose, nari mbizi ko urukundo rwawe utabasha kurubika iminsi, uhora nyine ukeneye uwo mukundana, ngaho nyine mbwira neza kuri uwo mukobwa Latifa. Naho rero Gerard ati Latifa ni umukobwa mwiza cyane, icyamukwereka umubonye nawe rwose wahita umbwira ko nzi guhitamo, wambwira ko nzi kwitegereza. Adam ati ndakwizeye, ndabizi ko nyine utahitamo nabi, reka na wa wundi mwashwanye yari icyuki. Ndabyumva rero nyine ubwo rwose ni mwiza cyane uwo mukobwa, hanyuma se anafite n'imico myiza. Naho rero Gerard ati ntabwo wabyumva, ati gusa nyine namaze kumwishyiramo, ni umukobwa mwiza, mba numva nyine buri gihe twaba turi kumwe ntakubeshye, ndabona rwose ntangiye kongera gusubira mu rukundo, nta n'igihe kinini kirashira. Uko iminsi rero yagendaga ishira, ni nako urukundo hagati ya Latifa ndetse na Gerard rwakomezaga kugenda rwiyongera. Ibintu byakomeje kugenda biba byiza, maze umunsi umwe Gerard abwira Adam ati ubu rwose ibintu bimeze neza cyane, noneho nta gushidikanya kubera ko Latifa yambwiye ko nawe ankunda, mbese ubu ibintu bimeze neza cyane, ntakubeshye ndishimye. Noneho kuri iyi nshuro nta nubwo ndi kwicuza impamvu naje muri uyu mujyi, kubera ko rwose icyanzanye ni nkaho namaze kukibona, ubu ngubu ibyishimo ndabifite. Adam rero aramubwira ati ni ukuri ndakwifuriza rwose ibyiza gusa, nanjye ndishimye kubera ko utuje ndetse rwose utagihangayitse n'ahahise hawe wamaze kuhibagirwa kubera ko wabonye umukunzi mushyashya.
ahita rero atangira kubiteramo burage ati gusa nyine ubutaha ntabwo tuzajya twemerera abantu baturutse mu yindi mijyi kuza hano kubera ko bazatumarira abakobwa maze natwe tukabura abo dukundana. Baba bari kubiseka nyine nk'uko bari basanzwe batera burage. Hashira iminsi rero maze umunsi umwe nyine Gerard akajya muri siporo, aragenda rero aho yakundaga guhurira na Latifa ntibahure, aramutegereza ariko akabona Latifa ntabwo aje, akomeza gutegereza akabona ntabwo aje rwose, arataha rero agataha nyine yababaye, aragenda agahita abwira Adame ati uyu munsi ntabwo rwose bimeze neza kubera ko Latifa ntabwo yabashije kuza. Adame ati ariko ibyo bintu biroroshye cyane, kuba se ataza umunsi umwe urumva ari ibintu birenze, buriya nyine hari impamvu, ashobora no kuba yabyutse yumva atari kwiyumva neza. Urumva se wowe hari ikindi ugomba gukora uretse gufata telefone maze nyine ukamuhamagara? Gerard ati nakubeshye, ndi kumva rwose ahari haba hari ikitagenda, ndi kumva wagira ngo hari ikintu kitameze neza, ndumva ntatuje mu mutima kubera ko kuva namenyana na Latifa nta na rimwe yigeze asiba kuza muri siporo ya mu gitondo, sinumva rero ikintu yaba yabaye uyu munsi. Adamu ati humura ariko tuza nawe, dore ko rwose iyo umuntu ari mu rukundo ibintu byose abigira intambara. Adamu rero ari no kwigira ku kazi ahita yigendera nyine maze akabwira Gerard ati wowe nyine genda uhamagare. Gerard rero akomeza nyine kubura Latifa, akamuhamagara telefone nticemo, afata rero umwanzuro wo kongera gusubira hantu nyine bahuriraga muri siporo, ajyayo ariko n'ubundi akamubura, akongera akajya na hahandi bakundaga gusohokera hose aragenda akamubura neza neza. Naho rero Gerard aragenda rwose akamera nk'umuntu warwaye, aragenda nyine agahinda kakamwica, yibuka ko rero Latifa yamweretse aho ataha nubwo yari ataramusura na rimwe. Afata rero umwanzuro wo kujya iwabo wa Latifa, aragenda akigera ku muryango maze yakomanga, umuzamu rero aza nawe rwose yariye amavubi, ahita abwira uyu musore ati nkubwire va hano genda, nta muntu n'umwe nshaka kubona kubera ko rwose uyu munsi ntabwo nishimye, genda. Naho rero Gerard rero abwira uyu muzamu ati ndashaka kubona Latifa. Naho uyu muzamu atumva ntabwo rwose ndi mu mwuka mwiza, mfite umunabi ukabije, va hano ntakugirira nabi, ntabwo bishoboka ko wamubona. Uyu musore rero akomeza kwensista maze uyu muzamu agahita yiruka akabazanya ikibando. Gerard akibonye ikibando rero nawe ahita yiruka maze agataha, agera mu rugo akajya mu cyumba cye, agira ngo araryamye bikanga kubera ko rwose umutima uba wamuvuyemo, aba yumva ahangayitse bikomeye, aba yibaza ikintu cyabaye kuri Latifa maze kikamuyobera. Arara rero ariko bara amasaha si we ubona bukeye, arongera agasubira iwabo wa Latifa, maze noneho akigera ku muryango wa muzamu ahita amufungurira atinjira maze uhita ugenda ujye kuri salo. Gerard rero ayoberwa ibibaye maze akagenda yikandagira, aba yibaza ukuntu uyu muzamu wamushihuraga ejo noneho amuhaye karibu, ubona rwose afite umutima mwiza. Naho uyu muzamu ati ndakwibuka cyane ko ejo wari uri hano, ngaho ugenda winjire uhita ujya muri salo. Akomanga kuri salo rero maze umuvandimwe mutoya wa Latifa agahita aza gufungura. Uyu mukobwa muto rero ahita abwira Gerard ati injira, mama yari yambwiye ko rwose uri buze. Naho Gerard ati mama wawe yari yakubwiye ko ndi buze? Uyu mukobwa ati cyane, genda wicare muri salo arahita ahagusanga. Gerard rero aragenda akicara, papa rero wa Latifa ahita aza ariko ubona rwose yijimye, maze agahita yicara mu ntebe aho ngaho atanavugishije Gerard. Naho Gerard aramusuhuza ariko uyu mupapa akicecekera. Mu kanya gato rero mama wa Latifa ahita aza ari kurira yambaye ibintu by'umukara, araza rero agahita ahobera Gerard maze akamuryama mu gituza. Naho rero Gerard nawe nyine aramufata akamukomeza, ariko aba ataramenya ibiri kubera hano, ahita atangira rero kumubwira
ati umwana wanjye rwose ntabwo yajyaga yifuza ko hari umuntu wamugirira impuhwe, niyo mpamvu yaguhishe ikibazo yari afite, gusa buriya burwayi yari abumaranye igihe, nawe rwose yari abizi ko bitagomba kuzagenda neza. Gerard atangira kugira ubwoba maze akamubwira ati ariko ndashaka Latifa, Latifa ari hehe? Naho rero mama wa Latifa ati ntabwo Latifa uri bumubone kuko Latifa yavuye mu mwuka, yavuye mu mubiri, ntabwo akiri kuri iyi si. Gerard ahita arekura mama wa Latifa n'ubwoba bwinshi maze akigira hirya ati ngo nguki? Mama wa Latifa ati umukobwa wanjye yavuye mu mubiri, gusa nyine hari ibyo yasize ngo tuzabiguhe. Gerard rero ahita atangira kurira, agahinda gatangira kumwica, maze mama wa Latifa agakomeza amubwira nyine iby'uburwayi bwa Latifa n'ukuntu kandi yapfuye nyine, avuga yuko iminsi yamaranye na Gerard ariyo minsi myiza yigeze agira mu buzima. Bamuha rero videwo nyine Latifa aba yarasize kugira ngo nyine ayirebe, naho Gerard agenda inzira yose ari kugenda yumva iyi videwo, aho nyine Latifa yamubwiraga ati uburwayi bwanjye bwari bwarandembeje, niyo mpamvu cyagiye duhura nakubwiye ko rwose kunkunda waba wibeshye cyane, ntari umuntu mwiza wo gukundwa, kubera ko nari nzi ko ntafite iminsi myinshi kuri iyi si, gusa nyine wakomeje kumva iruhande, maze rwose birangira iminsi yanjye ya nyuma kuri iyi si nyibayeho nishimye. Ndagushimiye ko wambaye iruhande, ndagushimiye kandi kuko iminsi namaranye nawe niyo minsi y'ibyishimo nabashije kugira. Gerard rero akomeza kureba iyi videwo, dore ko rwose yari videwo iteye agahinda, amarira nyine aba yamurenze mu nzira ari kugenda. Mu kanya gato rero Gerard aba ari mu buriri maze agakangukira hejuru, akanguka ibyunzwe byamurenze kubera ko nyine yari avuye rwose mu bikomeye. Agikanguka ahita afata telefone ye maze agatangira kureba izi videwo aba yari ari kurota areba. Arazireba rero maze akazibura, atangira kwibaza ati ibi ni ibiki, za videwo ziri hehe? Arazishaka muri telefone ye agaheba, maze kubera ukuntu aba yumva afite inyota nyinshi ndetse aba yumva ameze nk'umuntu ufite ibizunga, ahita rero abyuka yihuta cyane maze agahita ajya muri salo. Aba agiye rero gushaka amazi akonje ngo anywe yumve ko nyine yagarura ubwenge. Agikandagira muri salo ahita yumva umuntu amubwiye ati mwaramutse neza. Ikintu gitangaje rero ni uko Gerard agikebuka ahita asanga ari Latifa wicaye muri salo. Latifa rero ahita abona uyu musore yikanze kuko Gerard ikirahure cy'amazi aba yari amaze gufata mu gikoni gihita kimucika maze kikaba kikubise hasi. Latifa rero ahita amubaza ati habaye iki? Nta kibazo ufite? Reka nze ngufashe, ntiwikange, njyewe nyine nitwa Latifa, ndi sheri nyine wa Adame, nari ndi hano naje kumureba. Gerard ahita ahagarara akamera nk'ipoto, nta jambo na rimwe avuga, aguma ahagaze atanyeganyega, yabaye rwose nk'isitati. Naho rero Latifa ahita agenda akazana umweyo maze agakubura ibi birahure byose biba binyanyagiye hano, ari nako amubwira ati komera ni ukuri, niba ngukanze rwose umbabarire, niba nguteye ubwoba, ntabwo nari nzi yuko uhari, mba nabikubwiye nibura ntunyikange, gusa ntugire ikibazo. Gerard rero akomeza guceceka kubera ko ibintu biba bimucanze. Mu by'ukuri umuntu aba mu kanya yari amaze kubwirwa ko yapfuye, aba amubonye yicaye hano muri salo, gusa ibyabaye kuri Gerard byose burya byari inzozi, zari inzozi yari ari kurota. Ubu rero nibwo rwose aba ari mu buzima bwa nyabwo, noneho abona Latifa wa nyawe yaje gusura Adame, dore ko nyine yari n'inshuti ye mu busanzwe. Latifa rero ahita abwira Gerard ati gusa nyine Adame yarakumbwiye cyane, yambwiye ko uri inshuti ye magara, ndetse yambwiye ko nyine uri n'uwo muri uriya mujyi, hariya nanjye niho iwacu, gusa mperukayo kera cyane. Naho rero Gerard yitegereza uyu mukobwa maze akamubaza ati uvugishije ukuri ntabwo unzi? Naho Latifa uri no guseka ati ni ubwa mbere rwose nkubonye, ntabwo nari kuba hari ahandi hantu nakubonye.
Gerard ati urabizi neza ko nta hantu na hamwe tuziranye, ni ubwa mbere umbonye. Latifa ati cyane rwose, iyo mba narakubonye se ntabwo rwose nari kuba narakwibagiwe. Latifa ahita abaza Gerard ati ariko se ko ndeba umeze nk'umuntu wataye umutwe, ndetse rwose mbona ibintu uri kuvuga wagira ngo ntabwo ubyizeye neza, wabaye iki, bimeze bite? Naho rero Gerard ahita yiruka maze akajya mu cyumba, dore ko rwose ibintu biba byamucanze. Agera mu cyumba ati hoya ntabwo bishoboka, ibi bintu se bibaho? Uwo wari sheri wanjye none kandi ngo ni sheri wa Adamu? Ntabwo bishoboka, ibi bintu bishoboka bite? Ni gute ibi bintu byaba? Byagenze bite? Atangira kubyibaza, n'ubundi nyine bikamutesha umutwe. Nyamara umukobwa yarotaga muri za nzozi ze, mu by'ukuri rwose yari Latifa w'aka kanya, bari umuntu umwe, kandi nyamara yaratarigera abona Latifa na rimwe. Ni ubwa mbere ubu yaramukubise amaso, ariko nyamara yaramurotaga mu nzozi akaza ari Latifa uwa nyawe rwose. Gerard rero aguma mu cyumba ari kuvuga ati ariko rwose ibi bintu ngomba kubibwira Adame, ahari we yabasha kubinsobanurira kuko njye ndumva rwose bidasobanutse. Ku mugoroba rero Adame arataha maze akaza nyine mu cyumba cya Gerard, ahita amubaza ati ariko se habaye iki ko rwose sheri wanjye yabangamiwe n'imyitwarire yawe, ni ibiki byabaye? Naho rero Gerard ati sheri wawe, ati ushatse kuvuga se ko Latifa ari sheri wawe? Naho rero Adame ati cyane. Gerard ati urabizi neza ko ari sheri wawe, hanyuma se kutigeze ubimbwira? Naho rero Gerard ati ntabwo rwose wigeze umbwira ko ufite umusheri. Adame ati nari kubikubwira ryari se, ko nta n'umwanya urambuye rwose turabona wo kuganira? Naho rero Gerard ati kandi maze iminsi myinshi hano, ati rwose Latifa tumaze igihe duhurira muri siporo, tumaze igihe kandi turi inshuti, twaramenyanye, twasangiraga tugasohokana, gusa nyine namenye inkuru itari nziza kuko rwose n'iwabo navuyeyo, maze we n'umuvandimwe we na mama we na papa we bambwira yuko yapfuye kubera ko nyine yari afite uburwayi budakira. Naho rero Adame ati ngo nguki? Atumaze igihe, ngo umaze igihe hano? Ndashaka kukubwira yuko ari nimugoroba waraye ugeze hano, ndetse rwose mesaje yawe nakiriye ku mugoroba, wambwiraga yuko ukeneye nyine ikinini cyo kukuvura umutwe, nakikurangiye rero maze nyine uragifata. Ahubwo se ahita akubita nyine agatima ku binini byose aba afite muri aka gatiriwari. Adame rero ahita abaza Gerard ati ahubwo se wafashe ikinini kimeze gute? Naho rero Gerard ahita ajya kumwereka ikinini yafashe. Adame akikibona ahita yifata ku munwa ati byose rwose birasobanutse, noneho menye byose uko byagenze. Iki kinini wafashe si cyo wagombaga gufata, iki ngiki rwose ni droge njya mfata iyo nta bitotsi mfite kugira ngo mbashe gusinzira, kubera ko rwose iki kinini iyo umaze kugifata urasinzira ugashyirwayo, maze nyine ugatangira kubona ibintu byose bidahari. Ubu wabona ibi bintu wabirotaga wumvise yenda mvugana na Latifa nko kuri telefone, ukumva izina rye maze ugatangira rwose kubona ibidahari. Iki kinini nicyo cyaguteye ibi bintu byose. Naho Gerard ati hoya ntumbwire yuko ibintu byose byambayeho byari inzozi, ntumbwire yuko kandi ntigeze nkundana na Latifa kuko ntabwo bishoboka. Adame atumva warotaga rwose, byose byari inzozi, ni ukubera ibi binini wafashe ibyo utagombaga gufata. Buracya mu gitondo rero Gerard nanone abyutse ajya muri salo, maze agasanga Latifa aricaye, ahita yicara mu ntebe yo hirya, maze akamubwira ati umbabarire rwose ku byabaye, ngo naguteye ubwoba. Naho rero Latifa ati ntabwo ari uko nagutinye, ahubwo nyine numvaga rwose nguhangayikiye kuko nabonaga utameze neza. Naho Gerard ati ubu noneho meze neza rwose nta kibazo. Aricara rero gatoya maze agahita abwira Latifa ati reka nigendere, maze nyine usigare wirebera agafilm utuje. Latifa ati oya nta kibazo, kuba rwose waguma wicaye aho ntacyo bintwaye.
Gerard rero akomeza yicaye maze akabaza Latifa ati hanyuma se umaze igihe kingana iki ukundana n'inshuti yanjye? Naho Latifa ati tumaze amezi menshi. Gerard ati none se urishimye mu rukundo? Latifa ati cyane rwose, ati icyo kibazo se koko ukwiye kukimbaza? Ati ndishimye rwose, tumeranye neza na Adame. Ati wowe rero yambwiye ko waje hano nyine kubera wari umaze kubura umukunzi wawe igitaraganya? Naho Gerard ati yego, nari maze rwose kumubura. Naho rero Latifa ati none se byagenze bite neza nk'ibyamubayeho mu nzozi? Nibyo n'ubundi uyu mukobwa wari kumubaza. Naho Gerard ahita amubwira ati nyine yanciye inyuma, ariko hari umukobwa w'umunyabwenge wambwiye ngo rwose ntibikambabaze kuba yaragiye, ngo buriya ntabwo yari uwanjye cyangwa se ntabwo ari nawe twagombaga kuzabana. Aba yibutse nyine amagambo Latifa wo mu nzozi yamubwiye. Naho Latifa baba bicaranye aha ahita amubwira ati ahubwo se nanjye rwose nibyo natekerezaga kukubwira, neza neza igisubizo uwo muntu yaguhaye nanjye nicyo nari ngiye kuguha. Bahita rero batangira kuganira, ariko ikintu gitangaje ni uko n'ubundi ibiganiro baganira biba bisa neza n'ibyo Gerard yaganiriye na wa Latifa yarotaga. Bakomeza rero kwicara maze nyine byaza kugera aho bakazana n'amakarite bagatangira gukina. Gusa nyine Gerard aba ari kwitegereza cyane Latifa atamukuraho amaso, kuko rwose we aba afite nyine uko yamubonye mu nzozi biba bitarabasha kumuvamo. Mu kanya gato rero ajya gutegura nyine amafunguro maze agategura ameza. Latifa rero atangira gufungura maze akaryoherwa rwose. Gerard rero bari kumwitegereza abona ari kurisha furushete, maze akibuka ko Latifa wo mu nzozi we rwose yari ari kurisha intoki. Ahita rero amubwira ati reka nzane amazi. Azana amazi bagakaraba, maze akamubwira ati karabire wirishiriza intoki. Latifa rero atangira kurisha intoki, maze Gerard akabona neza neza ni wa wundi rwose yarotaga. We nta nubwo abasha kurya kuko akomeza kwitegereza ibyo Latifa aba ari gukora. Aba ameze nk'aho rwose adahari, mbese aba ameze nk'aho ibyo yarotaga ari ibya nyabyo. Umunsi wakurikiye rero Gerard azinduka mu gitondo akaza yiruka ashakisha ahantu hari Latifa, akareba mu gikoni, akareba ahantu hose akamubura. Ahita rero abaza Adame ati none se Latifa ari hehe? Naho Adame ati yazindutse kare mu gitondo yagiye ku kazi. Gerard ati none se afite akazi? Naho rero Adame ati cyane, yazindutse gusa nanjye nyine ndagiye mu kazi, gusa nizere ko umeze neza kandi nizere ko utazongera gufata bya binini. Naho Gerard ati hoya nta kibazo umeze neza. Ku mugoroba rero arateka maze nyine agategura ameza, ajya kumva rero umuntu arakomanze, ajya kureba agasanga ni Latifa. Ahita amuhobera yihuse cyane, maze akamuhobera akaguma amufashe. Naho Latifa rero ahita amubwira tumeze neza, hari ikibazo cyabaye se? Naho Gerard ati hoya ameze neza, ahubwo nyine rwose nari nguhangayikiye, nari nayobewe ahantu wagiye. Latifa ati nari nagiye ku kazi. Gerard ati ntabwo nyine nari nzi aho ukorera. Naho Latifa ati ndi umwarimu. Ati ariko se umeze neza, nta kibazo ufite? Aba ari kumwitegereza nyine abona ukuntu amwakiriye, akabona nyine ntabwo bisanzwe. Gerard ati yego meze neza rwose nta kibazo. Nyamara Gerard guhera kuri za nzozi yakunze Latifa birenze ibikenewe, uko yari yamukunze mu nzozi yakomerejeho noneho rwose amubonye. Gerard rero ahita abwira Latifa ati ahubwo se urabizi naguteguriye amafunguro ameze neza cyane. Latifa ati wanteguriye? Ibyo bintu ubundi simbimenyereye, kubera yuko ubundi Adame wenyine ni ugukomanda amapiza, nibyo byonyine turya hano, ibyo guteka ntabwo rwose ajya bikozwa. Kuva rero wowe rwose nagusanga hano ibintu byarahindutse, kuko nsigaye mfata amafunguro hafi ya buri munsi kandi yateguriwe mu rugo. Ariko se ntabwo bikugora? Naho Gerard ati hoya ntabwo bingora, mba rwose nta kindi kintu cyo gukora mfite, gutegura rero ni ibintu byanjye. Ahita amufata akaboko maze akamujyana ku meza nyine, aricara maze akamuha amafunguro aba yamuteguriye.
Latifa yari yatangira gufungura maze Gerard akamubaza ati none se urampa angahe? Naho Latifa ati ntakubeshye biraryoshye cyane ku buryo rwose ari 100%, nta na rimwe ryavaho, aruzuye. Gerard ati ni ukuri ndishimye kuba bikuryoheye. Naho Latifa ahita amubaza ati hanyuma se wowe nyine kubera ko utari gufata amafunguro? Gerard ati ndayafata nuko nyine nari ntarasonza. Latifa ati hoya ntabwo nakomeza gufungura njyenyine, tugomba gufatanya. Bose rero barasangira, gusa nyine Gerard ijisho ntabwo riba riva kuri Latifa. Latifa nawe aba yishimiye ukuntu uyu musore akomeje rwose kumwitaho, akomeje kugenda amuha keya. Nk'ibisanzwe rero Latifa nyine aba agomba gutegereza Adame, dore ko yatahaga atinze cyane, buri gihe yasangaga yasinziriye muri salo. Uyu munsi rero nabwo aramutegereza nyine, Adame araza maze akamukangura. Nibyo rwose nk'uko yabivugaga aba atahanye pizza, kandi amasaha aba yakuze, saa sita z'ijoro ziba zageze. Adame rero akimukangura ahita amubwira ati nari nkuzaniye nyine ibyo kurya, ubwo reka mbishyire ku isahani maze turye. Naho rero Latifa ati hoya rwose ntabwo nafata amafunguro, ubu ngubu ni nijoro cyane, ikindi kandi nta kibazo nafunguye meze neza kubera yuko Gerard yanteguriye. Uyu musore acyumva ngo Gerard yamuteguriye ahita arakara, maze uburakari bukamwica. Atangira rero gushaka gutegeka uyu mukobwa kurya ibi byo kurya amuzaniye. Nyamara uyu mukobwa ahita amubwira ati hoya rwose ntabwo bishoboka. Barashwana ndetse Adamu akamubwira nabi cyane. Buracya mu gitondo rero maze Adamu akajya kureba Gerard mu gikoni, ahita amubwira ati mba nkubwire ndakwiyamye n'ikindi gihe ntuzongere gutegurira sheri wanjye, umutegurira nkande. Wihaye ibintu byo kumutekera, ubu umutekera se ni sheri wawe, hari icyo mupfana? Sinzongere kumva ngo wamutekeye. Naho rero naho Gerard ati ariko rwose urandenganya, ni gute se nakwirirwa mu rugo sinteke? Urabizi neza kandi ko rwose guteka ari ibintu byanjye, urabizi ko mbikora rwose nishimye, si ukuvuga ngo ni wowe wenyine mba nabikoreye, mba nabikoreye urugo rwose. Naho rero Adame ati ndakwiyamye n'ikindi gihe utazongera na rimwe kujya mu gikoni ngo ugiye gutekera sheri wanjye, kuko rwose twazabipfa. Nyamara batangira rero gushwana ndetse bagatangira kubwirana nabi, haba ku ruhande rwa Adame ndetse na Gerard, haba ku ruhande nanone rwa Adame na Latifa. Bose mbese intonganya zitangira kuza muri runo rugo. Ibintu rero byakomeje kugenda bimera nabi. Gerard yareba Latifa, Adame akamubwira nabi cyane, yabona bavuganye ibibazo bikaba ibibazo. Ibintu rero biragenda rwose bigakara, maze umunsi umwe Adame abwira Gerard ati hanyuma rero ndabona rwose wagira ngo dusigaye dusangiye umugore wanjye, ubwo icyiza ni uko wava hano muri uru rugo, naragufashije narakwakiriye, ndakeka nawe waramaze kubaka ubuzima bwawe, wabonye akazi, ubwo nawe uzashake inzu yawe, kubera ko rwose singishoboye kugumana nawe. Gerard rero aramubwira ati ariko mu by'ukuri urabizi ko rwose uri nk'umuvandimwe wanjye kandi urandenganya, kuko nta kintu cyabaye hagati yanjye ndetse na Latifa, ni uko tuba twiganirira gusa nk'abantu nyine tuba turi kumwe mu nzu. None se urumva koko tuba tubana mu nzu imwe maze twahura tukareba nayo ingwe? Ibyo bintu koko urumva bishoboka? Adamu ati nibyo ntashaka rero. Gerard aramubwira ati nta kibazo rwose nzashaka inzu yanjye, kubera ko waramfashije, nta kibazo ibyo wakoze birahagije. Buracya rero maze Gerard agahurira na Latifa mu gikoni. Gerard rero ahita abwira Latifa ati ndashaka yuko wamfasha gushaka inzu. Naho Latifa ati kubera iki? Gerard ati rwose ntabwo bimeze neza, kubera yuko Adame yambujije kukuvugisha, yambujije kukureba no kukwegera, kandi ntabwo bishoboka tubana mu nzu imwe. Ubwo rero yatabye yuko nazashaka inzu yanjye, kandi ni nacyo gihe kuko rwose nabonye akazi. Wa mugani rwose birakwiye. Naho Latifa ati hoya ntumbwire ko rwose mushwanye kubera jyewe kandi mwari mubanye neza.
Latifa rero n'umujinya mwinshi ahita agenda yiruka maze agasanga Adame aho aba ari mu nzu nyine, agahita amubwira ati ntabwo bishoboka rwose ko ari uko waba umfata nk'umukobwa woroshye bigeze aho, ubwo se koko utekereza ko naba nguca inyuma n'inshuti yawe? Tekereza nk'ukuntu uba uri kunsebya, wifate koko umubwire ngo azashake inzu kubera jyewe. Naho rero Adame ati nabimubwiye rwose azashaka inzu, gusa nyine numvaga nta kibazo kirimo. Naho Latifa ati wakoze amakosa rwose, kubera yuko ibyo ni ukunsebya no kungayisha, ni ukwerekana ko ndi umukobwa utazi kwihagararaho. Ubu se ko wowe ugenda ukagenda mu gitondo ugataha saa sita z'ijoro, wari wumva na rimwe nkushinja ko wanciye inyuma? Naho njyewe amasaha mvira ku kazi urayazi, buri gihe mba ndi mu rugo. Utekereza ko naguca inyuma ryari? Ubu ko kuba wumva naguca inyuma n'inshuti yawe? Gusa nyine ndagira ngo nkubwire ko wibeshye, nta kintu kiri hagati yanjye ndetse na Gerard. Adame rero atangira kwisobanura nyine kuri Latifa anamusaba imbabazi, ati nakoze amakosa rwose birumvikana. Gusa nyine Latifa aba yarakaye, asohoka hano muri kino cyumba nanone n'umujinya mwinshi, maze akiruka yerekeza muri salo. Ahita asanga rero Gerard ahagaze mu gikoni, mu muryango nyine w'igikoni, dore ko nyine uwo muryango w'igikoni n'ubundi uri muri salo. Ahita amufata akaboko maze akamukurura ati ngwino tujye kwirebera agafilime, ndumva nenda gusara. Naho rero Adame uba wari ukurikiye nyine Latifa ahita abona bajyanye muri salo bafatanye mu kiganza, noneho umujinya uhita umwica maze agasubira mu cyumba. Aba yumva nyine umujinya wamurenze. Nyuma y'amasaha rero Adame asanga Gerard mu cyumba, maze agahita amubwira atumva nkubwire, hano ni mu rugo rwanjye, ntutekereze ko ibyo bintu nabyihanganira. Ndabizi yuko ukunda sheri wanjye, kubera nyine inzozi warose zatumye umukunda, ntabwo rero rwose nabyihanganira. Naho rero Gerard atari ko nyine ni inzozi gusa, kubera yuko nubwo namurose ariko ndabizi ko bitari ibya nyabyo. Ubwo rero rwose ntutekereza ko hari ikintu kiri hagati yanjye nawe. Naho uyu musore Adame atumva ndabizi neza, iyo umureba ndabibona, iyo umuvugisha ndabibona ko umukunda, kandi ibyo bintu sinabyihanganira rwose. Mu mutwe wawe wisetingemo ko Latifa ari sheri wanjye kandi adateze kuzaba uwawe, mbese ntabwo bishoboka, ntabwo wansimbura. Ubwo rero byishyire mu mutwe. Umunsi rero wakurikiye Gerard ndetse na Latifa baba basigaye nyine mu rugo ari bonyine. Gerard aba yicaye muri salo atari kuvuga, ubona rwose ibitekerezo biri kure. Latifa rero amusanga muri salo akicara iruhande rwe. Latifa rero atari ko se umeze neza? Naho Gerard ati meze neza rwose nta kibazo. Latifa atari ko njyewe ndabona rwose utameze neza. Gerard aturebye nyine wagira ngo meze neza, ariko mu by'ukuri ntabwo meze neza. Arahindukira rero maze akitegereza nyine Latifa, ahita amubwira ati nkubwije ukuri ntabwo rwose meze neza habe na gatoya. Akomeza amubwira ati sinzi uko uri bubyakire, ariko rwose ntakubeshye ndagukunda cyane. Nubwo Adamu agerageza kumbwira ko ari ibintu nyine nishyizemo, ari ibintu bimeze nk'inzozi, ariko rwose ndagukunda kandi bya nyabyo. Gusa ntabwo nzi icyo gukora, ntabwo rwose nzi ukuntu nabigenza, ariko ndagukunda ku buryo bisigaye binantesha umutwe. Naho rero Latifa uba uri kumwitegereza acecetse nta jambo na rimwe ari kuvuga, ahita amubwira ati ahubwo se nanjye ko ariko bimeze, nanjye rwose nkwiyumvamo, nanjye urankurura cyane, nanjye rwose ndagukunda, ahubwo ntabwo nari nzi uko aho nabinyuza mbikubwira. Gerard rero ahita atungurwa maze akabaza Latifa ati noneho ndumiwe, ibi bintu se koko ni ibiki ko numva ari ubusazi? Byagenze bite kugira ngo twese twisange dukundana kandi mu by'ukuri unakundana na Adame? Naho rero Latifa atari ko rwose Adame ntabwo mwiyumvamo,
kubera yuko ubu yarahindutse yabaye undi wundi, asigaye ari umuntu mubi cyane, icyo akora ni ukumbwira amagambo mabi gusa no kuncyurira ibintu nyine bigiye bitandukanye. Gerard rero ahita amubwira ati ndumva nta kindi nakora uretse nyine kuva muri runo rugo maze nkagenda, ahari nyine tugakomeza ubundi buzima, buri wese agakomeza ubuzima bwe. Latifa rero ahita amuhindukiza maze akaba aramusomye ati hoya rwose ntabwo wagenda, ntabwo wansiga, ntabwo nabikwemerera. Bose rero bahita noneho bafatana maze bagasomana. Gerard ahita abwira Latifa ati nanjye rwose ndumva ntakwiriye kuguheba, gusa nyine ngomba kwimuka, nawe nyine ntuzatume hari ikintu na kimwe akeka, maze dushaka igisubizo twitonze, kuko noneho tugumye muri iyi nzu twese tuyirimo yabimenya byanze bikunze ko dukundana noneho bya nyabyo, yazadufata noneho rwose akamenya ko dukundana kandi yatumerera nabi. Latifa rero aryama nyine mu gituza cya Gerard maze bagakomeza kuganira. Latifa aramubaza ati mbwira rero, mbwira ubundi izo nzozi birirwa bavuga zari ziteye zite? Naho rero Gerard atangira kumubwira uko byagenze, ukuntu nyine yatangiye arota yumva Adame ari gutongana na mukuru wa Latifa aje kumwiyama, maze Latifa agaseka koko ati, maze akomeza amubwira ati rero njyewe nyine twaje guhura turi kwiruka mu muhanda, dutangira kujya dusohokana, amubwira byose ukuntu byagenze, maze Latifa akumirwa ati noneho ikintu gitangaje ni uko nta na rimwe njya nakora siporo yo kwiruka, nta na rimwe rwose njya nyikora. Utekereze nawe ukuntu inzozi zawe zari zitangaje, ariko mu by'ukuri urabona ko ibintu warose nyine bisa rwose naho ari ukuri neza. Gusa sinibaza ukuntu wandose ukarota n'isura yanjye kandi utarigera umbona na rimwe. Naho Gerard ati nanjye rwose ibyo bintu biri kuntangaza, gusa nyine ikigaragara cyo wabona rwose nzajya nerekwa, kuko ushobora gusanga Imana yari yarakunyeretse imbwira ko nyine ari wowe wanjye kandi ari wowe uzampoza amarira. Bose rero baba bibereye mu rukundo, ibyishimo ari byose, nyamara ntabwo bamenya ukuntu bwije, maze Adame agataha, bose nta n'umwe wari ubizi. Afungura umuryango agahita asanga umwe aryamye ku wundi, umujinya uhita umwica maze agahita akomeza akajya mu cyumba nta kintu avuze, kuko aba yumva navuga ari bubafate mu ijosi. Gerard rero ahita amusanga mu cyumba maze akamubwira ati ndifuza ko rwose twavugana. Naho Adame ati tuvugana iki? Tuvugane se ko mwese muri abagambanyi, ko muri abahemu, ko mwese mwampemukiye, ariko umunsi umwe mwese muzabona ibibakwiye. Ndabizi ko rwose hari umunsi umwe mwese ibyo mwankoreye muzabyishyura. Gusa ndumva mpaze kubona amasura yanyu, singishaka kubabona ukundi. Latifa rero ndetse nyine na Gerard bafata ibintu byabo maze nyine bakigendera, kubera ko uyu musore Adame aba yabirukanye ndetse aba yabarakariye cyane. Baragenda rero bakajya kuba mu nzu nyine Gerard n'ubundi aba yarashatse. Gusa nyine birumvikana ko Adame asigara abarakariye kandi cyane aba bafitiye umujinya utagira ingano. Hashira igihe rero maze nyine akigira inama yo kubahamagara. Ahamagara rero Gerard maze akamubwira ati Gerard umeze neza, nari ngukumbuye rwose. Naho Gerard uba uri kumwe na Latifa bo rwose batangazwa n'ukuntu ari kubahamagara, baba bashyize nyine kuri loud speaker maze bari kumwumva bose. Adame rero akomeza ababwira ati ni ukuri ndifuza rwose kuza kubasura, ibyabaye byarabaye byararangiye, kubera ko ubu mfite undi mukunzi ndetse rwose turitegura no gukora ubukwe. Narabababariye rero ntabwo rwose nkibarakariye, kubera ko rega uri umuvandimwe wanjye, ntabwo dukwiye guteranywa n'umukobwa. Ibyo byararangiye, gusa ntabwo baba bari kumwizera, baba bari kwibaza ahantu akuye uwo mutima mwiza maze hakabayobera. Gusa Gerard afata umwanzuro maze akamubwira ati nta kibazo,
nta kibazo rwose uzaze uturebe. Bamurangira rero ahantu nyine agomba kuzabasanga. Araza rero maze akaza nyine kubasura, akibabona arabahobera cyane akababwira ukuntu yarabakumbuye. Ahita rero abasaba ko nyine bakodaringa agapiza maze bagasangira. Ahamagara rero umukobwa nyine bari basanzwe batuma pizza kugira ngo ayibazanire. Gusa nyine uyu mukobwa ahita nawe ajya ku ruhande maze agahamagara nyine Latifa, aramubwira ati rero Adame yampamagaye kare nyine maze ansaba ko nazana pizza ebyiri. Nazizanye nyine mu rugo iwe maze zose azijyana mu nzu, afatamo imwe indi arayinzanira, arambwira ngo naza kumpamagara nze kuyizana iwanyu. Ariko rwose nkurikije ibintu nabonye nyine rwose atari ibintu byo kwizera, nabonye ari ibintu byo gushidikanyaho. None rero rwose mfite ubwoba bwo kubazanira iyo pizza kandi amaze kumbwira ngo ninyizane. Naho rero Latifa ahita amubwira ati urakoze cyane rwose, nyine nawe ngaho reba iyindi pizza nzima uba ariyo utuzanira, iyo ngiyo ariko nayo uyibike uyishyire ku ruhande kubera ko nyine ntawamenya ibyayo. Uyu mukobwa rero abazanira nyine indi pizza maze akaza akayibaha. Adame rero afata nyine iyi pizza maze agatangira kuyiha Latifa ndetse na Gerard, akababwira nyine ati nimurye nanjye rwose ndaje ndye. Gusa nyine aba ari kubabeshya, we ntabwo aba ari kuyiryaho. Mu kanya rero gatoya Latifa ndetse na Gerard bamera nyine nk'abantu basinziriye, batangira kugwa mu ntebe bose bakabura imbaraga. Uyu musore akimara kubona ko rero babuze imbaraga ahita atangira kubabwira ati nta soni, ibicucu bibiri gusa, mwumvaga rero yuko nabababariye, ntabwo rwose nari kubikora. Murumva koko nari kubareka mukagenda gutyo gusa? N'ukuntu mwanshebeje, n'ukuntu mwampemukiye, ntabwo byari gushoboka. Mwagombaga nyine kwishyura ibyo mwankoreye byanze bikunze. Ubu rwose nanjye. Akomeza rero kubwirana umujinya mwinshi. Gerard ati wowe rwose uri igicucu cyane, ntabwo uzi yuko muri vocabulaire zanjye kubabarira ntayirimo rwose, no kukubabarira ntabwo bishoboka. Ntabwo uzi ibintu byose naciyemo kugira ngo mbone uyu mukobwa. Ahita yibuka rero ukuntu nyine Latifa yaje kumubwira ko mama we akeneye ubufasha, akeneye ko nyine yamufasha. Naho rero Adame agahita abwira Latifa ati niba wifuza ko nguha ubufasha bwa mama wawe ndabuguha nta kibazo, ariko icyo gukora urakizi, tugomba gukundana njye nawe. Nyamara Latifa yari yaranze Adame kubera ko yari abizi nyine ko uyu musore akunda abakobwa benshi, ndetse rwose yari abizi neza ko agenda afata uwo abonye wese bakaryamana, maze bamara kuryamana akongera akamwanga. Gusa nyine kuko yari akeneye ubufasha bwa mama we, nta yandi mahitamo yari afite, yemeye nyine gukundana n'uyu musore atari yizeye habe na gatoya. Yari azi ko rwose ari inkozi y'ibibi. Ibi byose rero Adame aba ari kubibabwira nyine abona ko bameze nk'abari kugenda babura imbaraga, batakibasha rwose kuba bahaguruka. Akomeza rero ababwira ati jyewe rwose ndabizi neza yuko nakundaga abakobwa ndetse ngakundana nabo nkaba ndabaretse baragiye, ariko uyu mukobwa yarangoye ku buryo kugera n'uyu munsi yari ataramera ko kuryamana nanjye. Gusa iyo abyemera nawe mba naramutaye, ariko nyine yarakomeje kubyanga. Ntabwo rero nagombaga kumurekura gutyo gusa tutabanje kuryamana. Ubwo rero wowe Gerard ugomba kubyishyura kuba warutambitse hagati yacu, maze rwose ukandira ubuki mbere y'uko mburya. Ntabwo nshobora kubikubabarira, niyo mpamvu mugomba gupfana nyine mwiyemeje gukundana, ubwo nyine mugomba no kujyana. Akiri kuvuga ibi ngibi rero
hahita hinjira abapolisi bafite imbunda ndetse n'amapingu, maze bagahita bamubwira bati vuga amagambo make kuko amagambo yose uri kuvuga azagushinja mu rukiko. Bakivuga ibi ngibi Gerard ndetse na Latifa bahita nyine beguka nkaho rwose nta cyabaye. Uyu musore ahita avuga ati hoya ntimumbwire ko rwose mutapfuye, ntabwo ibyo bintu mwabinkora, ntabwo mwabikora. Wa mukobwa rero uzana amapiza nawe ahita yinjira inyuma y'aba bapolisi ati ntabwo bapfa kubera ko piza yawe ntabwo nigeze nyibaha, dore iyawe rwose ni iyi ngiyi. Bahita rero bamubwira ukuntu uyu mukobwa yabahamagaye nyine akababwira ko rwose piza bari kuzana ishobora kuba ifite ikibazo. Naho Adamu ararakara maze agahita nyine abwira uyu mukobwa uzana amapiza ati buretse sha ninsohoka nawe nzakwereka kubera ko wantengushye rwose wampemukiye. Ahita abwira rero Latifa ndetse na Gerard ati namwe kandi ntimugire ngo birangiriye ahangaha, ntabwo mwampemukira ngo bihagararire aha, tuzabonana rwose. Bahita rero bamujyana maze nyine bakajya kumufunga. Latifa rero ndetse na Gerard bashimira uyu mukobwa cyane kubera ko niwe uba yabakijije. Baramubwira bati ni ukuri yaba ataba wowe rwose twari gupfa. Naho rero uyu mukobwa abwira abapolisi ati ahubwo iyi piza mugomba kuyijyana kubera ko irimo uburozi byanze bikunze. Nabo bati ngwino nyine tujyane kuri polisi ubundi uze nyine kubivuga neza ubundi bayijyane no kuyipima. Gerard rero ndetse na Latifa bariruhutsa kuko rwose baba bari basimbutse urupfu, mu by'ukuri bari bapfuye neza neza habura gatoya. Latifa ahita abwira Gerard ati ntakubeshye nari nzi ko rwose uriya musore yakora ibintu byose, ariko ntabwo nigeze menya ko yanakaraba amaraso y'abantu, sinigeze ntekereza ko yatekereza kunyica, ntabwo nari nzi ko rwose ibi bintu yabikora. Naho rero Gerard ati nanjye nuko turaziranye kuva kera akiri mutoya, ariko ntabwo nigeze menya ko yagira ubugome bungana kuriya, ntabwo rwose nari nzi ko yatinyuka gushaka kutwica. Latifa ahita amubwira ati gusa nyine Imana iradukijije. Barahoberana rero dore ko rwose nabo baba bumva bameze nk'abazutse kubera ukuntu baba babona ko bari mu maso y'urupfu neza neza. Hashira iminsi rero maze Gerard agasaba Latifa ko basohokera ha hantu yajyaga asohokana na Latifa wo mu nzozi. Bajyayo rero maze bagakomanda neza neza nk'ibyo mu nzozi nyine bakomanze, barasangira maze bakishima. Gerard rero amubwira yuko rwose ari aha hantu nyine yajyaga arota yamusohokanye. Latifa rero nawe yishimira kuhagera bya nyabyo. Noneho Gerard abwira Latifa ati ni ukuri ndagukunda n'umutima wanjye wose. Naho Latifa ati ni njye ngukunda ahubwo wimvugira ibintu. Bakivuga ibyo rero Gerard apfukama hasi maze agakura impeta mu mufuka. Abwira rero Latifa ati uri umukobwa nikundiye nkimubona mu nzozi, noneho mubonye amaso ku maso birushaho. Ndifuza ko rero waba uwanjye ndetse rwose ukanyemerera kumbera umugore ubuzima bwose nsigaje kuri iyi si, akaba ari wowe tuzabubanamo. Naho Latifa uba nyine afite ibyishimo byinshi ahita amubwira ati yego rwose ndabyemeye. Amuhereza ikiganza rero maze akamwambika impeta. Arahaguruka bagahoberana maze bose bakemeranya ko bazabana ubudatandukana ndetse ko batazigera bahemukirana ukundi. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.